byabagendeye. Nizere ko rero mumeze neza mwebwe abakunzi ba Mama Charlene, mwebwe mukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri Mama Charlene official. Twagiye rero mwatubonye hano bita muri Alpha Boutique, mwatubonye mwabonye ukuntu hari imyenda myiza n'iyi kanzu nambaye. Reka nze aje mbere n'iyi niho nayikuye. Muyitegereze ikanzu, urukweto, isaha, reba ukuntu biberewe cyane. Ni muri Alpha rero, ni muri Alpha nkuko nabemereye ko nzajya mbabwira ahantu nkura ikintu bita icyangwe. Narabibabwiye ubushize nabajyanye ahantu bankorera umusatsi, murampamagara muri beshi kandi mujyayo, kandi mwabonye ko ntababeshye. Mumaze igihe kinini cyane mumbwira ngo ko wambara udukanzu twiza, ko uberewe, ko usa neza. Iyo myenda ko twayirebye ahantu hose tukayibura, nihe uyikura? Imyenda nambara niyo muri Alpha Boutique. Niyi kanzu nkuko nabibabwiye, ni ishakoshi n'amasaha byose niho biri. Hanyuma rero mwabibonye, nabanye n'aka gashakoshi murabona bitajyanye. Nkuko rero mwabibonye twaje muri Alpha Boutique, mwagiye mubibona harimo amashakoshi y'ubwoko bwose, harimo inkweto, harimo amakanzu y'abageni, mbese ibintu byose muri Alpha birahari. Harimo amasaha, kameramani hose nahabatembereze hanyuma murebe amasaha meza cyane. Aha mwabibonye. Harimo rero n'amakanzu y'abageni, abantu bagiye gukora ubukwe y'ikirori, n'amakanzu y'ikirori ushatse kujya mu kirori do amakanzu, ugiye mu birori runaka ahantu heza hiyubashye, mwayabonye. Ari ubukwe, ari ikindi kirori runaka uhaye agaciro cyangwa wubashye, mwayabonye. Amakanzu meza, hariyo amapantaro y'amoko yose, mwayabonye. Indi yo rwose ndaje ndayibereka yose imyenda naguze hano. Harimo amapantaro, mwayabonye. Abantu bambara amapantaro, hari amapantaro y'amoko yose, mwayabonye. Hari amapantaro y'amajinsi, hari amapantaro y'amajinsi nkuko muri kubibona, amabara atandukanye. Imyenda yose wifuza y'aba mama irahari, mwayabonye aya majinsi ukuntu ari meza. Turabibereka byose, umva ni byinshi ariko byose turabibereka. Hanyuma mwabonye n'aya makanzu, yewe n'abasiramu nibashaka bazaze, ndabona hari na za sharia. Abasiramu mwese do harimo sharia kabisa. Iyi ni kanzu ya sharia. Hanyuma ikindi harimo n'inkweto, Mana yo mu ijuru. Gusa hari ibintu abantu bamamaza bakunda kuvuga kandi bakabeshya, ariko ngiye mvuga ibintu mpagazeho. Inkweto nagiye ngura muri Alpha ni inkweto urayambara wowe wenyine, ushobora kuyirambirwa ukayirambirwa, ariko ni inkweto isaza n'ubwiza bwayo. Murabona izi nkweto abagore bazambara kandi n'abagabo bashobora kuzambara. Murabona ni inkweto zo kwambara nziza, mwazibonye inkweto nziza cyane, kandi ni inkweto zikomera. Mwazibonye rwose nk'izi nkweto nziza cyane. Hanyuma ngiye no kubereka amashati. Hari amashati, hari amakote y'imbeho. Ndabatemberera, ngiye niyemeje kubagira y'uyu munsi. Hariyo amakoti y'imbeho, mwayabonye meza cyane. Dore meza cyane, bayita ntago ari basa bose. Mwayabonye, ntago imyenda ari basa bose, ni umwenda wambara
ukaba ni wowe mbese wagira ngo niwe wenyine bawudodeye. Reba amakote meza cyane y'imbeho, harimo amashati mwayabonye, amashati meza cyane, ibintu byose do ayabonye. Inyuma ndakomeza kubarebera, hari imyenda do, hari imyenda myinshi. Umwenda noneho ikindi nuko hano taye yose ufite bagufitiye imyenda ishobora kukubera. Wowe ufite ikibazo ngo ngiye mu gatuza kanjye ni hanini, ngo mfite ibinyenyanza, ngo mbese ngo nteye nabi, no. Taye yose ufite uraza ukambara umwenda bikaba mahwi, umuntu agahita nakuyoberwa. Noneho mwayabonye aya mapantaro, njya mbona n'abana b'abayobozi mwakabyara, dore aya pantaro aya mapantaro mwayabonye. Ni imyenda myiza cyane iri hano muri Alpha Boutique. Hanyuma rero ndumvise n'iki amakote, udusengeri, hari amasengeri meza mwayabonye, hari amasengeri meza, hari iyi mipira dore mbese umwenda wose wifuza, abagore n'abakobwa. Hari n'amakoti, abantu bambara amakositimu, amakote dore y'abagore, murabona ni amakote meza cyane. Byose ni amakote. Urabona utu dushakoshi wigiriye ahantu udashaka gutwara igishakoshi kinini, wiyambariye n'ikote rirerire, mwatubonye. Mwayabonye arahari menshi atandukanye, uhitamo ibara ushaka. Hano hari ibintu byiza cyane. Hano hari imyenda, urabona hakumwe uba uri muri biro. Hari imyenda myiza ushobora kwambara uri muri biro, hari imyenda ushobora kwambara mu mibyizi cyangwa muri weekend, hari imyenda ushobora kwambara wigiriye ku mazi. Mbese ibyiciro byose by'imyenda birahari. Hari imyenda ushobora kwambara uri mu bukwe, hari imyenda y'ibyiciro byose irahari. Kandi iyo myenda niko ifite n'inkweto, niko ifite n'amashakoshi, niko ifite n'amasaha, mbese buri kintu cyose. Hari n'imikandara, dore n'abantu bambara babyita gukira do, ni ibintu byo mu ijosi ariko byita ni munsi se, ntabwo munsi do, birahari. Hari imigi, hari iki, umva muri Alpha Boutique ikintu cyose kirahari. Noneho nahabonye n'imyenda, imyenda y'abana. Reba nk'aka gakanzu k'abana, umwana rwose urabona ko ari sawa. Noneho hari imyenda, hari amashakoshi asa n'inkweto. Reba ukuntu biba byihagazeho ukuntu, ariko urabona ko iyi shakoshi n'uru rukweto birajyanye. Hanyuma urabona hano iyi shakoshi n'urukweto. Hanyuma babereke noneho ikintu bita amashati. Hariya hejuru babereke amashati meza, bayabereke rwose, amashati meza y'amabara yose, amashati yo kwambara ku mapantaro, amashati yo kwambara ku majipo, amashati yo kwambara ku majipo ya gapira. Mbese ibintu byose birahari. Ndumva rero nanjye uko biri kose naberetse, nanjye nimureke mpahe kuko nicyo cyanzanye. Nanjye naje guhaha, ubu ngubu ngiye kurebamo nanjye icyangwe, ku buryo nyine ngomba gusoza umwaka nkatangira umwaka nanjye ndi ku cyangwe kubera Alpha Boutique. Dore nze ndebe nanjye, buri wese amenya aguye, buri wese agira aguye, buri wese agira icyo akunda.
hanyuma maze kureba imyenda ngomba kureba n'inkweto ibintu bijyanye iyi kanzu rwose nzajya nyambarana n'akagakweto yego
ba mama Charlene, mwabibonye nabatembereje muri Alpha Boutique. Naberetse imyenda buri wese na size ye. Hari imyenda myiza, hari inkweto nziza, hari imyenda ushaka kwambara muri weekend, hari iyo ushaka kwambara muri biro, hari iyo wakambara mu kirori tari cyo cyose. Mbese kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ibirori byari byo byose, hari imyenda yabyo, hari inkweto zabyo, buri kintu cyose, amasaha meza, byose muri Alpha Boutique birahari. Hari n'amashati y'abagabo, hari amashati y'abagabo meza nagiye nyaberekana. Abagabo bashaka amashati namwe muzaze. Hanyuma rero kandi umukiriya n'umwami muri Alpha. Hakaba umukobwa mwiza uzi kwakira abakiriya. Buriya ubutaha nzabaha ubuhamya bwo kuntu namenye muri Alpha. Umukobwa yampaye keya ku buryo nyine nahise nkunda muri Alpha Boutique. Ubu rero nanjye nahashye naguze nkuko mubibona. Nakunze iyi kanzu nayikunze cyane. Iyi kanzu nayikunze, iyi kanzu niyo ndi bujyane n'aka gashakoshi murakabona ubona kameze. Hanyuma n'uru rukweto muri make. Ubwo rero turashoje n'ubundi. Ni karibu muri Alpha Boutique. Ahubwo ubu habarangira rero kuri KBC. Umva ndaje mbanze ndebe neza address neza ntaza kubayobya. Ariko rero ku kiganiro harajyaho nimero za telefone, harajyaho adresse zose. Ariko ndaje mbanze nzibaririze neza hanyuma I'm good. Imyenda. It's been a long time. Mwatubonye ko tuvuye guhahira muri Alpha Boutique. Urakoze kuzana none. Mutegeye kubona ko ntumvira. Tuzabashyiraho adresse zose. Hari akavido tukazajya kabanza kuri buri kiganiro kuri mama Charlene. Izi nimero rero muri kubona ahangaha ushobora kuzihamagara hanyuma bakakurangira ndetse n'ibindi byifuzo byawe bakaba babikemura. Hanyuma rero turabashimiye abakunzi ba mama Charlene official. Ubwo twari twabatembereje ahantu mugomba kwigurira imyenda y'ikirori. Murabona ko ibihe bya Noheli na Bonane, gusoza umwaka no gutangira umwaka, tugomba gusoza umwaka tumeze neza.